ni umusore wangwa no kwicisha bugufi, igikundiro gihambaye, kuririmba agaragaza amarangamutima. Ibi bigatuma benshi bamukunda. Azwi cyane nka Israel Mbonyi, igikundiro n'urukundo n'umurava rw'abamukunda rwarenze imbibi za Afurika. Uyu musore ni umwe mu bakunzwe cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Ntabwo ari impuhwe ku gikundiro cye, ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu musore yakoze indirimbo nyinshi zagiye zikundwa n'abatari bake, ndetse anakomeza kwigarurira igikundiro cyabo kuva mu myaka ya 2014 ubwo yatangira kumenyekana. Israel Mbonyi yavutse mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 20 ahagana mu mwaka wa 1992, avukira ahazwi nko mu Minembwe, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni agace gatuwe cyane ubwoko bw'abanyamurenge, agace ko mu misozi miremire. Ni umwana akuriye mu muryango w'abasenga, tuma nawe ubwe yibonamo iyo mpano, cyane ko yakuze yisanga mu rusengero, abona barimo bakuru be, ababyeyi be bamutoza inzira yo gusenga. Atangiye urugendo rwo kuririmba ubwo yarakiri umusore muto. Mbere yuko twerekeza ku kindi gice cy'ubuzima bw'uyu muhanzi Israel Mbonyi, umwe mu bakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ndagusaba gukora share, comment ndetse na subscribe. Iyi ni Minembwe Updates. Moise Momore niko nitwa, mbaye ikaze nanone. Reka twinjire muri iyi nkuru y'igitangaza ku buzima bw'icyamamare, akaba n'umwe mu bakunzwe cyane. Israel Mbonyi ese yize amashuri angahe? Afite album zingana gute? Yatwaye ibihe bihembo? Nibihe bintu bidasanzwe Mbonyi yaba akunda? Ese inzozi ze ni izihe? Yaba yarigeze gutekereza ko azaba icyamamare? Ese agira umukunzi? Byose nibyo ugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro. Ni ikiganiro naguteguriye. Mbonyi wavukiye mu Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango waje kwerekeza mu Rwanda, ahari nawe yatangiye kugaragariza impano ye yo kuririmba. Bari batuye mu mujyi wa Ruhengeri. Ubwo yarakiri muto nibwo yatangiye kwibonamo impano yo kuririmba, nawe atangira kubyitoza. Iyo ari impano yagombaga gusobanura ubuzima bwe isi yose, kunzi w'umuziki w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza, bagasobanukirwa impamvu yabo ku isi, bakibuka Imana kariho umuremyi wabo. Nyuma ya kariyeri yo kuririmba, uyu muhanzi afite n'ubuzima bwihariye bw'amasomo, aho yize ibijyanye na farumasi mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu mwaka wa 2014 nibwo uyu muhanzi Israel Mbonyi yasohoye album yiwe ya mbere yise Number 1. Iyi album yari indirimbo zakunzwe cyane, harimo nk'itwa Yankuyeho Urubanza, Ku Migezi, Nzibyo Nibwira. Album Number 1 ni imwe mu yabaye igisobanuro cy'uyu muhanzi, atangira kwagura igikundiro mu Banyarwanda. Indirimbo ze ziracurangwa karahava, abadasenga n'abasenga. Indirimbo ze zababereye itabaza, cyari igisobanuro cy'ibyo bagomba kumva. Mbonyi nawe ntiyabatengushye, arakomeza. Usibye album Number 1, uyu muhanzi yakomeze gusohora ibindi bihangano birimo ibyakomeje gukundwa n'abatari bake kugeza n'uyu munsi. Ntabwo byaba bitangaje kuba uyu munsi wavuga ko Israel Mbonyi ari umwe mu bahanzi mpuzamahanga u Rwanda rufite. Usibye umuziki, uyu muhanzi mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda yavuze ko afite degree yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye na farumasi yakuye mu gihugu cy'Ubuhinde. Anavuga ko nanone afite degree mu bijyanye na public health. Ni mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda. Gusa nubwo afite ibi byose, afite ubumenyi yize. Yakomeje kugaragaza ko impano yo kuririmba, kuramya no guhimbaza Imana ari byo ashyize imbere cyane. Mu myaka yakurikiyeho, Mbonyi yakomeje kwigarurira igikundiro cya benshi, akomeza gusohora izindi album, harimo nka album yasohoye mu mwaka wa 2017 yise Ntashyo. Album yasohoye mu mwaka wa 2020 ayita Hari Ubuzima, nayo ni imwe muri album zakunzwe cyane z'uyu muhanzi Israel Mbonyi. Ntabwo yarekeye, yakomeje gusohora izindi album ziri muri zimwe mu zakunzwe cyane, harimo indi yise Mbwira yasohoye mu mwaka wa 2022. Asohora n'indi album yise Umusirikare yayisohoye mu mwaka wa 2023. Izi album zakomeje kuzamura igikundiro cye muri Afurika, cyane ko imbibi za Afurika y'Iburasirazuba zo yamaze kuzirenga. Akomeza kwagura igikundiro cya benshi muri Afurika y'Iburasirazuba no hanze yayo. Uyu muhanzi indirimbo ze zikunze kugaragara mu ndimi zigiye zitandukanye, zirimo Ikinyarwanda, Igiswahili. Ibi ngibi bigatuma akomeza kwigarurira imbaga nyamwinshi mu bihugu byinshi byo muri Afurika bivuga Igiswahili. Gusa uyu muhanzi amwe mu masomo akomeza guha bagenzi be arimo kwihangana, arimo kugira ibyiringiro, kwizera Imana ndetse no guhamya intego. Kugeza na n'uyu munsi igikundiro cy'uyu muhanzi gikomeza kwiyongera. Ibi bigatuma ari umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda tutatinya kuvuga ko ari umwe mu beza babayeho kugeza na n'uyu munsi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi bigaragarira mu bitaramo yagiye akora, bikitabirwa n'imbaga nyamwinshi, abakunzi ibihumbi n'ibihumbi baturutse impande zose z'isi. Indirimbo ze zikaba na zimwe mu zikurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, zirimo Spotify, ku rubuga rwa YouTube, Audiomack ndetse n'ahandi. Uyu muhanzi usibye kuba ari umwe mu bafite impano ihambaye idashidikanywaho n'umwe, yagiye anatwara ibihembo bitandukanye ndetse anaturangwa nk'umwe mu bahanzi bagomba kwitabira kurushanwa mu bihembo bigiye bitandukanye. Si uguhatana gusa,
yanatwaye ibihembo byinshi, yaba ibihembo mpuzamahanga ndetse n'ibihembo bitangirwa hano mu Rwanda. Ni umwe mu bahanzi bagiye bahirwa n'ibitaramo bagiye bategura, harimo nk'igitaramo y'isi Icyambu Live Concert, ibyo mu bitaramo byitabiriwe n'abantu benshi cyane. Uyu muhanzi gukorana n'abandi bahanzi b'ibihangano, ibi nabyo biri mu byatumye igikundiro cye gikomeza kwiyongera, harimo nk'indirimbo yakoranye n'umuhanzi w'umunyarwanda uzwi cyane nka Ngabo Medal. Iyi nayo ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane hano muri Afurika, harimo n'indirimbo yakoranye n'undi muhanzi nawe wa gospel uzwi cyane hano mu Rwanda, azwi cyane nka Dre Misigaro. Usibye ko uyu muhanzi azwi cyane, Israel Mbonyi ni umusore utuje. Nanone mu minsi y'ize Israel Mbonyi niwe munyarwanda wenyine wari uhatanye muri Choice Award. Israel Mbonyi nk'umuhanzi umwe rukumbi mu Rwanda wari uhatanye mu bihembo bya Choice Award na festival byatangirwaga muri Zanzibar mu ntangiriro za 2025. Uyu muhanzi yari ahatanye mu cyiciro cy'uririmba indirimbo zihimbaza Imana mwiza. Iki cyari icyiciro cya 24 mu byiciro byagombaga guhabwa ibihembo muri Choice Award, aho yari ahatanye n'abandi bahanzi barimo Spirit of Praise wo muri Afurika y'Epfo na BS Broom wo muri Cote d'Ivoire, harimo kandi n'abanyanigeria barimo Masi Chino na Ada Eli ndetse na Bella Kombo wo muri Tanzania unaheruka mu Rwanda. Nyuma yaho mu Rwanda naho nibwo yari yakoze amateka, hari mu gitaramo y'isi Icyambu Live Concert ubwo yuzaga BK Arena. Ni Israel Mbonyi kubera igikundiro uyu muhanzi akunzwe na benshi cyane cyane abarimo abakobwa. Hari amakuru menshi akunze gusakara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu muhanzi Israel Mbonyi yaba ari mu rukundo, gusa kumenya neza umukobwa bari mu rukundo bikagorana. Gusa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye uyu muhanzi Mbonyi yagiye atangaza ko nta mukunzi afite. Hari nk'inkuru yo mwaka wa 2019 yanditswe n'inyamakuru Kigali Today, ubwo uyu muhanzi yatangaza ko nta mukunzi afite. Dore ibintu utaruzi kuri Israel Mbonyi: ngo yikundira kurya imbuto, nubwo ubusanzwe adakunda ibyo gutoranya amafunguro, yize imiti n'ibyo kuvura abantu, ariko yabikoresheje rimwe gusa. Icyo gihe ngo hari mu ndege ubwo yavuraga umuntu wari ugiriyemo ikibazo. Tubashimiye kwa mukurikiye ikiganiro. Moise Mumure niko nitwa.